mbifurije ibihe byiza abadukurikira hano kuri Rukamyarungu mugwiza imigisha mu byo mukora byose gendeye Hervé iradukunda ntwari mbifitiye abatumirwa imbere yanjye mutangire mutwibwira ku ruhande ninde banyita Deshuta meze bite meze fresh ukwegereye nkuko bisanzwe bad boy turaziranye ese niyo vuga cyo byaramenyekanye bayita ceceke byawe inde ceceke byawe ngo ngwiki bayita ceceke byawe ngiye aha yes mbakiri hano kuri Rukamyarungu ni mubambwirire bakore subscribe dukomeze reka subscribe bose subscribe zirakenewe kabisa ku bikorwa tubagezaho na subscribe n'iki like comment and shares kuri Rukamyarungu munarisubiramo ariko yes ubundi iyo mfite abajama nk'aba ngaba kenshi ubundi igenda icecekera urumva ntumirira abo bantu muganira imbanza unganiririza abo bantu urumva man the shooter bro yo ndahari bro man this bad boy mwongera ijwi twimanukira n'iki s'ubundi none se kutabankubitira interview igiye nicecekeye ngo banyakirire meze fresh bro ndakubona kabisa rwose dore umuhungu wanjye dore n'iki duhaba yagutwikiye gusigize ngo ari ibindi twe turavuga afana kwirebera reka n'iki none reka nkubwire sibyo aha muri entertainment cyangwa se mu myidagaduro muri kunkorera ibijyanye n'iki ubundi twebwe muri entertainment ubundi ahantu duhagaze n'iki ejo show twarakweretse sinzi niba utaratwerekeye n'abafana abafana kuri Rukamyarungu babikurikiye nashyizeho kuri Rukamyarungu n'iki ubundi icyo twabasaba igerereyo nawe ejo umuti warakoze irebere ndabyumva barebe ukuntu n'iki buriya ntiwago washonyeje buriya kandi twakomye burya umuhungu wanjye Deshuta yakweretse ibintu yarashoboye kandi ntiyakweretse ntiwabonye none se nawe ntabwo unyeretse mu kanya hari abantu bihirije ndaguha abantu ngo bakire utwike nkamva uri kumbwira ibyejo bite byawe none reka nkwereke bad boy nyakirira aba batipu nkosorera umuntu ubankoreshereza interview banakeme ubundi nimba biyaminiye twagiye ibyema bro kiri gute wasa ni state kabisa yala bro banza nyibwirira abakunzi bambwirire n'ibigwi n'iki bambwirire ko uhagaze n'iki tubone gukomeza kuri shoot njye ubundi mu mazina banzi banyita Deshuta Deshuta ubu ngubu ni umusore wihaye Imana one two ubu ngubu mbona uko mba niyicariye weekend fresh uku nguku warihaye Imana none se uburiza ntiriba ceceke ibyawe nyine nese nimba nicaye weekend ndi kwirira isi bigutwaye singireyo madide ndambaye urayifana ceceke ibyaho urakabije rwose urakabije ngereka niganiririze ceceke ibyawe kuko ubundi uri kuntuburira wabibonye kuri kuntuburira oya uri kuntuburira ntari kandi tuba twagutumiye ngo utwike reka gutwika n'ibyanjye gutwika n'ibyawe uri kuntuburira umva reka twigendere noneho kwa Deshuta bad boy mbariza ikibazo Deshuta kinamutsinde mbyumva n'abafana biyumvira kimwe kibaho kandi buri wese abazi kimwe kandi we noneho bimunaniye izina ryanjye ni irihe bro yamani aha ngaha kuri Rukamyarungu irindi zina rye ni iri izina ryiwe ngiye muzi sibyo kuryo bakunze kumwita bad boy kurya sanavuga nta nubwo umuhinde kajunguri koko kuryirigara muzi hose ibyo bamwita cyangwe yewe ubwo ntagatsinzwe reka nkwereke sibyo muri konoborera ibyanyu nge ndumva byabise sinkubeshye niba nge mbatumiye mukambi imbeba gute none se reka tugaruka none se mwabije twagiye urumva ubundi iyo utaba umuntu wari kuba nk'ikihe gikoko wemera njye wundi yo naba umuntu iyo wantu njye nari kwirira bya bisiga byirira inkoko ikihe nyine kivuge mu izina iyo utaba umuntu wari kubikira ubundi bakita icyanira kabisa wari kubicyanira kabisa none mbwira
muri aba bakoboyi ubona none urabona hari ukuntu mu bahinde bizera ngo iyo umuntu apfuye ngo avamo azuka ari inyamaswa urambonera uyu mukoboyi yapfuye yazuka ari we muceceke mana abankurikiye muceceke mu mbabarire rikuri urabona yazuka ari nduzi ukuntu ahagaze sibyo nkareba ukuntu yicaye abantu ngo yavutsemo yavukamo intware kabisa inkware reka twigendere mu ijambo kuko niwamukoma gutya uyu mutipe yiyisi cyane irakirya inkoko kandi n'inkware iraribwa mbabarira none umunkosorere sibyo musirika sinkubeshye none gange turaziranye nabizi iyo mundebere reka mbikurikirane mwereka abantu birebe iyi namweretse atabaye imbere wangaye arahari muceceke tubyumva arahari kabisa oya uburetse we wacecetse arahari wineza imbeba oya arahari bana nibwo bakwisa imbeba uhari ibyo nibibaho deshuta nkiriza uru rubanza sibyo tuvuge ko nawe uyobora ijyande kimwe cya karasi kituzuye nabwo basibye ari batatu ari nk'umusigaye ubwo nibwo ikiyobora ari we wowe urumva ncira uru rubanza ni ukugutiza utaza kutaha uri muri karase ngo kuri rukamyarungu bangize shefu mbene nkigufasha izina ni bad boy shuta disgengo ceceka ibyawe on drift noneho aba bacama n'iki icyanira ku nkwari uyu yamwise inkwari undi amwita imbeba uyu nibyo yirisi kari imbeba nkahita babwira ati nanjye n'iki mba nibereye umwami ubwo naba ndi intare nkahita mbabwira buretse ngo wazure iki babyumvise ntihari ubishidikanyaho ntabwo babyumvise gusa yiyise intare mukishyura twagiye noneho reka nkubwire sibyo ceceka ibyawe noneho ndashaka ngo n'abandi baceceka ibyabo tuvugire akiyita intare birakuriye biragushimishije wifashe ute umusirika bindi ahantu byumve reka nkwegereze kamera bikikurya none umvugira rimwe bindi ahantu ku buryo rwose ibyo binavuze reka kwikina urabona yaba ari iki yarebye nyakisa ubundi no muniga bigaragara ko yarebye nyakisa kuko harana nyakisa avuga ngo yakanze ngo iki muri karitsiye yari kareka ni wa mujama w'icyo nk'uko byavuye amaguru kuva ngo yitwikiye no mbabarira umumbwirira akiyita intare sha bad boy ngiye kabisa iryo zina ntabwo ribukwiriye nk'akazi na se musiri uramuhinginga se ubundi wagiye kuko magira yaheze unyumvira umujama ndagato none se bro ubundi reka tubwira abakunzi ba rukamyarungu iki gengo yitwa ceceka ibye yacecetse ibyiwe umwami arivugira musirika arambeje noneho ubundi umwami arivugira icyanira kirayamanika sinkubeshye simbabeshye ukuntu bitewe n'ubutubuzi muri kunkorera reka ngarukemo neza hari abakobwa 5 sibyo ako songa muri kubyumva nimukome mu mashyi hari abakobwa 5 urumva umwe ni Miss Rwanda Miss Rwanda w'umwaka muramuzi undi ni Katibe Shaba muramuzi kandi nicyo ni iringara iryo ni iringara undi ni Shadibu urumva ubwo ngize bangahe 3 undi ni Super Sex ntumuzi undi ni Yoroda Queen uko nabavuze ntimwabumvise hari n'umwe nasubiramo ukavuga agarutsemo 2 cyangwa iki Katibe Shabe Yoroda Queen Super Sexy Miss Rwanda ukongeraho na Shadibu man mitiramo 3 badanje uvuga ataba ni badanje uhita buri wese ni icyo umwemerera uwa mbere ubundi ewana Shadibu umwemerera iki Shadibu ewana n'umusisite uteye neza kabisa Yoroda Queen noneho kinamuvugaho ewana warimanukira nta bintu byinshi ntakajya azamuka ubwo warabura umwe nagusabye 3 wemera 3 nemera ngiye ntabwo 2 mwumveka byasana waba wishe ikizamini by'ukuba 3 wemera twigendeye mugabo men je number 1 Ketiba Shabe umwemerera iki Ketiba Shabe ndamwe ubundi reka nkubwira ngiye kumbaza ngo mwemerera iki ndamwemera n'uburyo n'imiterere yiwe iramwumveka birenze twagiye kuwa kabiri ni Shadibu Shadibu cyo mwemera nyine ni piki ziwe n'iki zingoma n'iki kandi nkunda nyine n'imyambarire yiwe nanjye ari nk'umusista mpagaze akavara imivarire yiwe nanjye yaba nkomatu yaba gukoma
nabona nyine genda mwemera nyine n'ubwamamare bw'iyi minsi kandi nanjye urandi icyamamare ariko sereka nanjye nkahita nk'ubwandika wivuma ubwamamare ku byamamare ariko se umva se gereka nkubwire ubundi gereka nkubwire ubu abafana ba Rukamyarungu barimo barambona urumva biboneye ceka ibyawe yama ubundi ko numva wanabicecetse burundu yashize ivuga reka adashira ivuga inkwari ivuga imbere y'intare reka indabona nazicecetse n'iki ariko uyu mutipe reka nkubwire iyi si ntare muremera nta muntu naje hano kwita izina urumva tuvugisha ukuri ibintu byaramenyekana biranazwe umwari nawe rwose nta muntu umuhiga ku isi reka n'iki dore muri Miss Rwanda nari mpibere myahagarariye gutya Miss aratambuka gutya arankandajya avuga ati umusirika rwose nguyu umwari w'u Rwanda nitambukira uwo nguwo ni uwa mbere wa kabiri umwari Shadibu we nono mana yanjye we ariko umusirika uzira yibuza Shadibu boss wanjye uranise umusirika no Shadibu aramukeje ahangaha reka Shadibu n'iki no barajamaye nuko bavuze nabo barabizi ariko mwese mwamuhuriyeho nta kibazo za mwari state gutya ngiye live on Instagram aba yatwitse twagiye kuwa gatatu bana ntakubeshye Keti Bashabe noneho mana yanjye nawe noneho nimba zama perezina simbizi nimba zitwashije ko ibyawe nabyo ntabyo kubera ko noneho ni ibindi bintu rundi rwego ni ibindi biri ku rwego nawe ni hejuru biri ku rwego rwo hejuru twagiriye mu bantu bagira swaga b'abatipe ni mu bivugire amazina batatu wemera barye hiti kuri Rukamyarungu reka duhere hagati ubwo none uwaha ijambo nawe niwe yemera ukurikiza uwo uri hagati ubwo urahita unyereka ko wemera mu yama ni gatatu geramo boya uri hagati dorara nagotwa mu kiganiro ibaze nk'abantu babonye iyi kota kuri televiziyo urutanze kuri Rukamyarungu nzi guteza iki brese nikomere ariko njye ko nta naririsha wabwiye iyi ngiyi rero umva iyi nirisha ceceka ibyo wituriza umva se papa njyewe ibintu nafashe ntago ndimo mbisiba ukuntu bigenze dore tugakurikirana urumva tubikurikirana ntanze ijambo ndavuga nti wowe uri hagati ntera bano bajama ijambo bakurikira urumva ikibazo nabajije urakibuka ni ikihe abajama bahagaze sikawaga mu Rwanda noneho wari ugiye kuvuga abaye batatu uri buhe ijambo akaba ari we waminiye noneho uhita usinzira ariko reka nkubwire urabanje uti urabase bro ahubwo wari haye reka yikomere wose uretse mvuga banje uvuga ngo ceceka ibyawe niko kundi nkubwira ngo nawe urazubara n'iki je ntago nazubara izina ryagukanza inje nguma ngusubirire intare umvuze ko ndi intare ugira ubwo uretse gukora imanukira okay umwanya n'uwawe reka ngukome n'imanukira rekana nakwegereza igikoresho bane giye ubundi giye umujama giye nemera bwa mbere umujama nemera ni betray umujama namera kabiri Kevin bro so fata gatatu uretse imvugire gatatu ninjya kugukoma mfata ibintu nisunge kugira noneho abafanizi bari inyuma basi bafate nk'urwego kuko ukuntu ngiye kukubwira urumva men ejo nakuye ko nemera Rasine uramwenda nakwatse vasi ye yo muri nzura bro reka bajye nkubwire urabona giye mba ndi kuguha ibintu urumva akubwira n'iki nawe ukakira je noneho niba nguhaye akanya urumva ndakubwira ati je ndashaka kuzagukoma n'iki urumva men reka nkome icyantira nk'umwami arabahaye reka duhore kuburetse akantu kabaye nkakurikirane jama umwanya uhawe ubwo niwe mujama yemerana cyane rwose biraza none se ugendeye ku kihugi ijambo ukaryimuye kucyanira ubundi reka bro ntabwo wava ku mwami nawe buriya hari tape simbutse kuko urumva yuko ntabwo wava ku mwami abe cyane ahita cyongera izina noneho ndavuze nti ntware
none ndavuga ni noneho jewe ijyanira kuko n'ubundi buretse gatoya ngo ntago wava ko ibintu by'ibisobanuro ngo ntago wava ku kingo ujye ku ntago neze wava ku ntare ugahita yikoma ku mwana kareka tukikama basi mutipu zikizene yarishimye yaniyakiri n'abacecetse no n'abacecetse umva mana ibi byamwiciriza ntago nacecetse musirika ibi n'urucabana bibereyemo ibi n'urucabana musirika hargiye wa mwisiki reka ngo arabizi ni imbeba yigenda uyu nguyu wo hagati uyu nguyu rwose ni ibintu bizwi rwose do ni igitera uretse gatoya yiyise arabahamye ntabwo yatamije umusirika yabahamije umupapa yivugiye umupapa yabahamije reka twigendere sibyo bakiguha ijambo nawe urikoreshe neza ukuntu bakwamenye ubundi nta n'amashyi muhereza mani nta n'akabiga nta na cenge mani mumuviriyeho indimu ariko nakuye ko ari urucabana bibereyemo reka mureke bikinde n'iki abafana uzamwereke feedback none bya bindi by'ukuntu ngo umwana aryoherwa no kwisiga ibyo atabyisiga se hita bahagaze musirika reka njye mwibwirire musirika kuri kufite yini kamagaze ngo cyangwa mba nibireho baba bari abafana bivugira n'iki iyo matinde nagezeyo n'iki bizwi se mwana noneho mwibwirira batatu uri kwamenya njyewe umuntu wa mbere nemera ubundi ni uyu mujama uguhaye ijambo ibisanzwe ni intare y'umujyi kabiri umanukira na bitray mu muburi utugeze ku wa kabiri ku wa gatatu uwa mbere n'uyu uwa kabiri ni bitray uwa gatatu bamwita bushido aha ubwo kuri bushido umwemerera iki umujama ni iki umwemerera ukuntu yimanukira we wenyine sibyo cyangwa bahagaze twaga bariho ewana sirenge sinakubwira sirenge ye yakumenya umutwe niyihe sirenge ye yakumenya gwe niyihe yumvira kwe cyanje sirenge yewe nemera bya sana sibyo bahita ngo uburetse gato nigire kuri ceceka ibyabo sibyo wambwiye ngo umwana ngo warya aryoherwa no kwinyarira reka wenda kunyara twaturengereye ariko mwashimishwa n'ibyo akeneye byose no kwisiga ibyondo se basi ntibirimo twagiye umva abaja mutemera badagira swaga n'ibandi mani nkubwije ukuri ubona utagiye umuntu wa mbere hano mu Rwanda kuri Aniflow kuri IG yanjye mani mujama dekati n'iki nunamumbonera nakandi abizi kunkurikira nawe arabizi gutya mivugira hanga kuri ukamyongo TV musirika rwose pe ngiye mbigize gutya towa dekate ntago umwemere baba we musirika birani ibintu abakora buriya ko reka birasi ibintu none sinimba umuntu ujya avuga ati ni igitera haryo ubundi ngo yashatse kuvuga ikibundo niyo mpamvu wanabyise uyu nguyu ariko yiyita ipusi ku mbuga we ku mbuga ni ipusi bitewe n'ibintu abakora ese ni ibintu by'abantu bazima mani reka twigendere wowe none wongiye umuntu yemera musirika umujama bushari byari badukora koko harya ngo bahabe se bahabe iki koko nta kintu cyo guhaba gihari wahaba uri wa mani ntabwo wahaba musirika ariko kira ni ikigo cya leta kiri kugorora abantu ikigo cya leta ariko ntabwo yagiye ari uko yambaye uniforme nziza mani ese zihankano muzankano yambaye ari ku stage ari se mani gutya ngiye bushido namubwiye ati mani twawe mwe mutenizirwe cyo muri mako giye kwa ntabwo ati bushido ibyo niwe wijyane iki bari bamukuye he mageragere musirika uramujama nge naramwemera ariko kuva icyo gihe reka none bano bamwemera wabagiriye ihe nama nabo ubwo babana bamukurikije ese kubona umujama nk'uyu ni cyangwa n'iki nibwo atarageza ahanje nyine ngiye bacicika ibyo mba niyambariye akayagenda agafana umuntu nk'uriya ahari se ntibahazi si umufana we mwana ese buri wambwira ko buriya kintu mwigiyeho n'igiki nta rero umudo nk'uriya ubaho mwana n'iki ngemba nababwiye uramujama nabo bacicetse mwana reka ngende ndangize ibyanjye reka mwebwe murahabwa ijambo nese mwana ko muri kumuvira hindi reka seho afite umuntu ungana gutya umva musirika ngiye umva kuri TV nakuburana nk'abaswa sibyo ni mu muhijambo abatwikire nimba arimo babaragura mumenagurike mutuze yigerereye ahubwo ariko ubundi
mutega amatwi muze kumukosora sura ko wamvire ndimwe ariko ubundi baravuga ngo nta muvani we mu rugo musirika nge street ni KGL barabizi nabo sivyo KGL ni iki ko ari je waba unatubesha yamana abajama benshi barabizi ariko ni KGL ni iki ni umujyi wa Kigali musirika umujyi wa Kigali yamana KGL ni inyuguti 3 iyihe nihe K G and L aha twagiye dukomeze umuntu wa gatatu noneho wewe no bose uri muri minus hasi oya hasi uri kugira hasi uzamura hasi gezayo ngira gutya nakandagiye gutya ngira gutya n'ufunze ninde sasa munegera amatwi umuntu ufunzwe aho ngaho uramujama ngo ni yakamwana uriya yakamwana noneho n'ikiwe rwose none se kumuzi man urumva umuzi ntacyo yakoze ni umuturage man birasibye uramuji gutya nge ntabwo ejo namajije se yaka gutya street ni hehe nyirizina Nyamagabe nimba arambike ntabyo nzi nimba yaramubeshya azanyomoze sibyo ariko nubwo ari KGL sinzi icyo cyamuze nimba yaje kwikamya nk'amaji ntabyo nzi sibyo ariko amakuru mfite nuko mba ngiye abambwira ati niki nawe se umuntu ujya kuri IG cyangwa se kuri social media akabwira abantu uri kumva akabwira abantu ngo ntarashaka kwambara amakariso y'ingwe musirika imyambaro si ikintu muyishaki ni gute umuntu ababwira ikintu no leta ni demokarasi ntabwo mubizi se abo bantu ngiye rwose bose ko nkize ku rutonde man nanjye uzabambwira ati cicika ibyawe ntaga bemera ano maniga yakurashe se reka nabo batuje ngo ntago ari no ku rugero wavuga umva mana impamvu arabakomeye dore narinzi ko namubuteza niba uri umufanizi wiwe nawe turagukira mu gatebo kamwe turagukira mu gatebo kamwe twahereye hano reka mbisabira ijambo sibyo mbanze ndibahe sobanura iki ugiye kumbwira mbene ikintu ngiye kubwira nuko ndumva uri gushaka kuzana ibufanizi n'ubufanizi n'iki ufani inkwari bro ni inkwari cyane aje kubita inkwari dore none umwami agahita yimanukira baba yimanukiye gutya icyamamare n'ubundi reka twatangiye batabyumva icyo kintu murakizaho cyaturutse ariko rero dore dusoje abantu mbarangije ko kamba barukanyikira afana birebere ariko barabizi nadukunda Leon Claude on IG najyeho birebere sibyo iyi yari rukamya rungu mbifuriza ibihe byiza ciao ciao